ese wari uzi imwe mu mpamvu zituma u Rwanda ruza ku isonga mu bihugu bifite isuku ku rwego rwa Afurika ndetse no ku isi? Ni ingamba zihamye twihaye zo guhashya ihumana riterwa n'imyanda y'amashashi n'ibikoresho bya plasitiki bikoreshwa inshuro imwe bikajugunywa. Imyanda ya plasitiki ni ikibazo gihangayikishije isi yose kuko ntibora, bityo ikangiza ubutaka, ingaruka zikaba ku bantu, ku rusobe rw'ibinyabuzima n'ibidukikije muri rusange. Ari nayo mpamvu tariki ya 5 Kamena twizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibidukikije. Abatuye isi twese dusabwa guhagarika burundu ihumana ry'ibidukikije riterwa na plasitiki. Bacuruzi rero, abanyenganda, namwe abaguzi, nimuzirikane ko kizira kikaziririzwa gukora, gutumiza mu mahanga, gukoresha no gucuruza amashashi na plasitiki bikoreshwa inshuro imwe. Twirinde kandi n'amagendu zabyo mu guhaha, dukoresha ibikapu n'ibindi bikoresho bikoreshwa kenshi. Duhashye imyanda ya plasitiki, duhanga ibikoresho bizisimbura, maze isuku iganze mu Rwagasabo. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Ibidukikije ibinyujije mu Kigo cy'Igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.